ose nje oya kuva uyu munsi turangiza babarira uri muzima ho Regis mani warika gusara gutyo umuntu mukuru utekereza mani Regis ntukamenya genda kumenya njyewe nawe Regis n'abaje poli barabafunze kamaze kuri gica rero ko umuntu atakwikisha umusego Regis mani kureka mu bwisi kuri mani Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hi guys, mumeze mute ni Miki wanyu nk'ibisanzwe na Papa Bebe. Twagarutse nanone nako mubare mbivuze nabi. Uyu munsi rero mufite ibibazo byinshi mwagiye mutubaza. Turashaka kubibasubiza uyu munsi. Sibyo? yani ko bimeze kabisa. Nese ko witonze wabaye iki? Nta mugabo usaragurika. Arerererererere. Ikibazo rero mfite ni kimwe dofone yanjye irimo rimwe. Uri kumva? Wambara ukanzanira agasharije mu cyumba. Mfashe. Ikono. Uyambabarira ndagusabye ngenda sigara nganiriza abantu. Okay. Iyi muntu kumugura amabwa aratuma izima. Guys aragiye reka mbabwire ngiye kumukorera prank mwisi no mwijuka mvuge vuba vuba ataragaruka. Ku muntu wangiriye iyo nama yarakoze cyane. Nakoresheje invitation z'ubukwe. Nzishyira mu cyumba cyanjye nari bwinjira akinjira akahita azibona. Akinjira nyine niyo waba utareba wahita uzibona. Reka turebe ngagiye kwitwara gute kubona invitation ziriho amazina yanjye ubukwe burejo bundi nta kintu namubwiyeho twumve ngo biragenda bite. Ngiye mu mbabarira amaso kuri ekara nimba atari bunyice. So urabyumva gute? Kuhigima. Gusa icyo navuga. Umuntu wangiriye prank rero. Nagaba mu Rwanda yambaye voice note numva nyine iyo prank harimo akantu. Ndavuga yaragushutse. Ntabwo yanshutse ni prank reka tubivuze ari buze kubikoramo. Use muhise mushwana direct agahita akubwira ati break up. Oya. Nta n'ikindi muvuganye agahita bikubita imbere agahita agenda. Ntabwo ushaka mfite inda ni mu bitinde. Twebwe ibi ni ibiki izo invitation ni zawe nande akunda kubaza gusa izo invitation ni zawe nande nje nande se nyine James ninde nisi naguzi gusoma naguzi gusoma se James kwa James Igo nese nta phone yanjye nuko magana naguzi gusoma se ujye ukora nuko nundi muntu cyane rwose hanyuma umwanya ndi gutakaza no wiki nje nari nzi ku impamvu naguhamagaye umunsi bureka ariko Regis bureka kurakara nje impamvu naguhamagaye umunsi numvaga nshaka kubikubwira ko mfite ubukwe mu kwa cyenda umuryango wawe bakwaya ne muri Celestin nande n'umuryango wande ngiye ngo n'umuryango wanjye mangaho nje rero niboneye umuhungu mu diaspora dupanga ubukwe niboneye umuhungu mu diaspora dupanga ubukwe hanyuma ngiye hano muri takaza umwanya wiki nje nashaka kubigusobanura ariko uyu munsi sinzi impamvu iri kukurakaza binsona nkandese wakicaye tukabiganira ukabyumva nicyo tuganire ku kinyine kuri invitation afite ko nabwenge muke asereje wareka ibyo bintu invitation tuganire ku kinyine nje ndi kukubwira ngo naguhamagaye cyawe gusobanurira wamaze guca mu irembo byararangiye ubwo byamukwakira cyane ndimo natakaza umwanya wiki kuri wowe nje numvaga nshaka kwicaza nkabikubwira ukambwira iki nkakubwira ko mfite ubukwe uratekereza naragutekereza Neje ndatekereza wirakara biki uratekereza mani cyara tubivugane icara tubivugane ku kinyine tuvugane ku ki nise mu bungu buri murampora iki ndimo urampora iki ndimo ndagora iki ngoma ko ndonshaka rero wewe none nje ndatekereza cyane kugize inyota uri muzima ho Regis mani warika gusara gutyo umuntu mukuru utekereza mani Regis ntukamenyereza genda kumenya nawe nje ntukamenyereza ndanaye kubyuzo ukoresha mutazo ngende badakumenya Regis bureka Regis bureka nese ngiye bakunda nitegeko nese bakunda ngiye nitegeko ujye ukoresha mutasiyo njewe nabwiye ni umuhungu mu diaspora abibyo wabisobanura wabisobanura ngiye wabisobanura Regis bureka imbyina ase bureka iyi nzozi iminsi nyinshi ngiye arayizi tanukaza nizo drama urikumva ngiye bureka musobanurire genda mubane bureka musobanurire bureka nyine musobanurire njewe uwikize umuhungu yaranyandikiye turateretana nk'ibisanzwe nta kintu atakoze
yatanze inkwano njye nari navuze ati ndakwicaza mbikubwira ubyumve byo kunsobanura ntabwo kubita kino kirahure kigashira wareka kwirakaza gutyo mani kwirakaza njyewe ndi mani kuri wowe akose njye nta nubwo ndi kwibaza nese kuko ukunda n'itegeko njye nimba narabonye undi muntu nkunda invitation zikaba zasohotse isuku ikibazo kiri ni ibiki nariye mikinira kuzamuye ndakuzira mugeze umaze kujya nutangiye kunyizamura wowe ngo mu bya sport aho Njye bose nabonye batera ibya filime sport. zanjye bari kukubona nimba barambonye babonye muri filime zanjye njye nimba niboneye umuhungu ugiye kunjyana hanze reka kambanze mwicira regisi n'abaje poli barabafunze kambanze ntukaze kumenya ubona kunijyana Deji ndekura ma uri kumva ndekura ngahita nanasohoka igihugu nayago yasohotse ntukaze mu by'imikino unigire hano mani ndekura ntukaze mu by'imikino ngo nabatakaje amafaranga ndekura mani amagarira mbwibwire ngo nawe muhamagare mubwira ngo iki ntabwo yikira ku mugore wanjye utamfatira phone aho phone yose nimaze sanga wasohotse muri isi regisi mani heje sinabikubwiye akisibye kadafite impamvu yo kurakara wa nise ubwo ari kwirakaza mu biki reji ese waje hano regisi mbura regisi mani wa muntu wangiriye inama y'iyi prank uri umugome uzi ko bari banyishe banywemo roho ako mwagiye mupanga na prank mukora zigize nk'ubu uramutse witeshejwe amahirwe kirenze se amahirwe nakoresheje n'umushiti wanjye kuko abanze yitwa James nawe aramuzi ako ntabwo duteretana isibye ko nawe atekereza ibintu bitari byo uri kumva we wagenda se ndi ikigori kitari gufatanuza ngo nzihisha hano kure usibye wowe wabimubwira umuntu ari wowe singatekereza ari ari wowe njye nahita mutwika ngaha nyine byibazeho kuki utajya ubitekerezaho se nyine ndamusaba ase nk'ubu reka nkubaza abigize ibya seri kandi ibyo mba nkubwiye abigize ibya seri ibya seriye gute Nyine ugenda bikaba seriye. musobanurira ntari ariko ni pranka nta kintu njye nabigizemo uruhare ntaze no kwisa kandi ari we wabiteguye ngo nta kintu wabigizemo uruhare ubundi se yagiye yazamutse mu cyumba gukora urugero yavuze ibyo ni ibiki rwagwishigishije rusome iyo ni ibiki menya ari kuzikura ari gukura inzugi inzu yaba yaza ariko mani wasaze nese ivarisi yanjye ijyanye sohokera mu nzu n'igihe wishyura reji bureka sohokera mu nzu n'igihe wishyura ako se reji bureka sohokera mu nzu bureka mani ibintu by'imikino bureka sohokera mu nzu kuba yishyura sibyo ni ibiki ntabwo sohokera nkora mu mu nzu nzu ahubwo se ntabwo wumva se ntabwo nyiva sohokera mu nzu ujya kuba kwa James gira vuba sohokera mu nzu asubira mu biki ahubwo se ufite ikihe kibazo sohokera mu kuko ukunda se n'itegeko igeze ngo mu ndege none nimba nayiboneye ndi umuhungu ufite ibyo akurusha ndeka rero ahubwo nsohokera iwanjye nsohokera iwanjye uzuraga n'igihe wanditse ku mpapuro za Landlord ubwo kugenda ubwira Landlord azansohora mbwire nde Landlord azansohora wese ko isura bakeka byananiye reje mani ndekura ariko ase ndekura kugushyira ku bitugu arakeka mani ndekura ndakwiyana ndakwiyana aho nabwiye aho ndiri wanjye akose wakwihanganya ukama amahoro wamaye amahoro njye nakubwiye ngo nimba nego ndi mu muntu utari wowe ntabwo wakabiziza nkaba nifitiye ubukwe ngiye ikibazo ufite ni iki wabonye amahirwe yo kujya hanze invitation zigasohoka kuba yaza mu Rwanda tugasezerana azaza kwa gatandatu ufite ikihe kibazo none se ahubwo iyo basohotse ukagenda ahubwo yavuga amafaranga wishyuye inzu tuyagusubiza ushaka kunsuzuguza uyu mugabo y'umugabo ayo mafaranga nasubiza nawe washyura ejo ndeka mwana sibiri gutuma nseka amafaranga wishyuye turayagusubiza sinzetsa nyine turayagusubiza nagusekije inganzo ngayo nawe ahubwo se wasohora hari ikintu kunyisura kunyisura ushaka ro hari ikintu cyawe kiri hano amara ngiye wakuze nyine hari ikintu cyawe kiri waranzanye warakoze nakoze nabonye abandi ni babonye sinigushaka sohoka muri iri joro sinyigushaka sohoka muri iri joro njyana gusohoka kugenda usanga abagabo bawe njyanye nawe nabwo muvuga amafaranga ushaka n'amamagara video ko njye n'amafaranga ushaka avuye mu musoro shabo nyegera
wagufashe mu mutwe Wasohotse Ivarisi wagezaze. ahubwo se wasohotse Sohoka ngeze. Sohoka iwanyu. niba waba urahaba Ngeze sohoka iwanyu. urahaba nyine Sohoka iwanyu. urahaba Zima wowe. kanze niyicarire nk'uko Wicare heza. wanda kunere invitation ze zisigaye nagombaga gutaha Ubona kuminga gusohoka. Wasohokeye iwanyu. akuse wampaye amahoro Sohoka mwana iwanyu njye hano iwanyu ntabwo ari iwawe. Ndikumva. usike invitation irimo urazijugunya nsigaje kuzijyana Ndavuga ngo ufite kino kintu rwose tubona ko naraka. Nkunda kubona duseka kabisa. Sohokeza iwanyu. ngaho urasaze Urasohoka cyangwa urasohoka? Twumvikane ikindi nawe. Twumvikane iki? we wasohotse se ngiye kuba nifitiye ubukwe ikibazo kiri he So, mfite ubukwe yumve kandi ubyakire nawe akira ngwereze Kuba invitation kita- njye ntabwo bindeba kizimyamoto. none ngiye kuzinyana Ngiye kukuzimya amagambo yawe n'uwo mugabo waza. akira Urabikora cyane gukora. akira nayo nguhe invitation Yiki. yo mu bukwe mutumire Kandi akigukubita uzi ko ari ibintu by'ingenzi. uzaze kandi rero uri umusazi Imana uri umusazi Ni amazina ni umusazi. Sohokera mu bugenge ku maguru. Basohoka nagusohoka. Niba wariciye amazi. ejo nongubwire Mbwira iki? nta rindi asohoka Nta kintu cyose ushaka kubwira. mbese uri kumwumva Ubwo mugabo rwose we. ako se wani Murebe nyine murimo muraguhamagara. Murebe. Ninde se? Sitaba uwo mugabo nyine turi. ako se uramanitse iki telefone Mwitabe se turebe. ako se wande Mwitabe nyine turi muvugane bizima. ngahicara Ntabwo ndi bwicare. Shobora ko umuntu atakwikisha umusazi. regis imana Umuntu atakwikisha ureka umusazi. mubwise kuri mani ni prank Prank y'ibiki? ni prank agenda Prank y'ibiki? ni prank Prank se apa kurya mukoresha invitation. ni prank agenda umbwire muze n'umuntu wazikoze Ariko wagereka gukina nawe. ni prank neze Bikora ufite umwanya wo gukina. neze ramana ni prank Bikora muzo kujya ufite umwanya. ni prank zana phone duhamagare James Sohoka uko byemeza ko ukurikiye. oya ni prank Kukivarisi. mani ni prank Ntukaze kumenyesha oya kukivarisi ni yawe. prank Kukivarisi yawe. Ntukaze kumenyesha ndakora kana mwigisha. Ino bakobwa mwihaye uraza gukinisha umuntu ngo ufite ubwana. Sohoka usanga ivarisi yawe. biramubwire Nta kintu kimwe ngiye kubwira. biramubwire Sohoka. se biramubwire Ivarisi yawe ngiye. Sohoka. biramubwire Sohoka uzanyumvira ejo. Sohoka. nese ndari Sohoka. se wangaho n'abaga Urariye njye se birangira. wangaho n'abaga Kunyisha ubwabyo ni icyaro kandi. nyine se wankuye aho n'abaga vayo tubivugana ariko Nta kintu kimwe cyakuganira. vayo tuvugane Ibyo byose kubanza ukabimbwira. bikubwira iki se muvuga prank regis guys ararakaye gusa ngiye igitekerezo ntabwo nakihaye ni umuntu wakimbwiye njya gukoresha invitation mu mujyi mbabwije ukuri amazina yanjye niyo y'ukuri ibya James niyo y'iguhindi twarihimbye n'amanimero ya telefone ariko ntabwo numvaga ko ibyo bintu bishobora kumurakaza bigeza reka kamugarure musabe imbabazi Nta kintu tuvugana nawe kimwe. Vai wicaye hano Si wicare tuvugane. vai wicare tuvugane Tuvugane iki? mbabarira Ubari isakoze. So gusanga yashakoshi yawe. sange Fata yasakoshi mugende. nese inzira araramona Ndayiraramo ko n'ibyishyu. mbamubwire Ugiye ikintu kimubwira. Nta kintu ushaka kumbwira. mbamubwire Si ugiye kumbwira. mbabarira Bakurikiranwa n'ufite umwanya wo gukina muri ubu buzima. nyine mbabarira Amafaranga azajya gukora abantu baba bagize ubuzima ateye stress. mbabarira n'undi nta mutima mubi yari prank narindi kukwishyura prank aho nkora cyangwa ugiye muri Canada Ndizikoresha abandi. njye se ko ari inkorera Bisi ubwanzu kandi gusa. nese njye waranteguje Ibanza baza abantu ukuntu bakira. uzi biriya biryo namenye uzi kugira ngo mbabarire iminsi byatwaye Rero ntabwo njya rikomeza. Ibanza ubaze ikintu cyo gutuma. Nasubira. mbabarira iyi invitation ndabijugunya ntabwo ntabwo Gukoresha invitation. Ese ushaka kugaragaza iki? Bigona ibingibi ukoze uba wanabikora mu buzima busanzwe.
oya ntabwo nabikora ntabikora cyane sinabikora pe ubutaha ugakora ntabwo ari ibintu by'i Rwanda ntabwo ibyo nabikora mani niko kuri sinabikora iki kintu kibanza kuri ntabwo wicara ntabwo ujya kuvugana nawe ako si tutabeshyanye ibintu byo kwirakaza biterwa n'ibyo ntabwo ujya kwirakaza rero ngenera akazi ureba iki bishiriye ntabyo se wareka kurakara bazi ko niba kubona umuzinya mu maso njye nabwiye ari prank gusa nawe ndabibonye ndetse nimba utatinya kunkubita ubwo tubanye byagenda bite kubona umuzinya mu maso Eh? wibagiwe no kuvuga ikinyarwanda kubona umujinya mu maso reka mfite ubwoba uzi ko wari unyishe utandura se ukaza n'izo drama zawe okay ibintu bya prank tubihagarike tujye ureba n'ibintu ugiye gukora mu minsi nyine tubihagarike niba dushyire mu gaciro ugiye gukora tubihagarike ukoresha invitation n'isoni nazikoresheje pe nazikoresheje kandi njye nagomba kuko prank wangoreye iyo ntakwishyura umwishyure nyine nkwishyure kuntu wansaje ngo usanze umukecuru njye nagomba gukoresha na invitation sibyo nagomba gukoresha invitation urugendo ukoreye iki bagomba gukoresha invitation nta kintu cyo kubikora rero izo plank zanyu mujye mugenda muzikorera ahandi hatari sibyo mbabarira wabyo kubabarira ese wamubariye ko ari prank ntidushaka undi mugabo uzajya mukorera izo plank n'ibintu byo kubeshya abantu sinjye simbikunze wese ko wayinkoreye simbikunze kabisa warayinkoreye ariko nawe guys mwansabe so wansabe imbabazi sinari nakubwiye se wari wambwiye iki ntabwo iyi prank yo wari uyizi gusa sinakubwiye ngo bishobora kubyara amahari nyine ndabyumviye prank ifitemo ukuntu ikomeye kandi ejo bwamubabare byari prank amusore mani byari prank ugiye kuvuga n'ibintu buriya n'ibintu bishoboka umva njye ni ukuri mbabara se sinagusobanura uko ibintu byagenze wabikora ibyo mukabivaho se wagira ikintu by'amahane ntabwo ari amahane nta kintu bitwaye prank tuzihagarike ese njyewe se nakora wankoreye ngo ugiye muri Canada ko byari ngombwa ko mbikubwira aha ako si byari ukuri nese nanjye nimba navuze ngo reka nkwishyure ese ugiye kujya nyuma nakubwiye n'ibyo mbwira yego ibyanjye uzi ko utabigira rero windakarira mwana shareka ibyawe se wareka kurakara se ukora iki seka bwamubera bibe byarangiye ntabwo ndumva byinshi kuri no mu bintu wanjye nishimye bigeze hariya kumana byari prank ariko birakara eje simbabarira kabisa nyuma mwapanze mbona ko uko mwapanze nayipanganye nande pakanye na sote so si wowe njyewe nijye wakugira inama ndi umudiyesipora uzi ko ari umudiyasipora yagiriye inama se iyo ntuza ahubwo naza kubona iyi video araza guseka ngaho mbwiye oya shareka ibintu ese wareka kwirakaza ese ukora inkora iki nkora iki niba ndi kwirakaza hakuri kuri nyine kwirakaza ukora ndi kwirakaza oya uri kurakarira ukuri pe nakoze amakosa nakoze prank itari nziza nanjye ari ngewe byambabaza ariko nyine yari prank ni umukino niba wazanye ibintu bya prank tuza rero by'imikino ntabwo nzi se mu bintu by'imikino bizi sose kuba nkoreye prank no hari ibintu ushobora gukora ariko n'ibyo utakora ntabwo ibintu bizamo ama invitation ntabwo ari byo nawe ushyira mu gaciro wumve ngambabarira n'imiti yahise itega kubera uburakari reba hano reba wabaye ndetse nanjye nsaba imbabazi ko wankubise uraniga untera imigeri umenaho amazi unyangiriza prank Sabine station ari bitwegereye ayikorera se nindangiza ni kuri ya Kicukiro nindangiza barakwakira babwire ngo iki babwire ko byakugendekeye ko wakoze prank oya bamfunga batagufunga se uri ukoze rero ikoresha invitation se sindiho gusaba imbabazi wambabariye ushyira mu gaciro ibintu byo gukora nyine y'ibintu bibaho n'ibitabo bya prank ntabwo ari byo abantu bakora rwose prank invitation ya mariage nawe nyine bitekerezo mu bintu ukoze tubishyire mu nyurabwenge wumve mbabarira ariko ko se wareka kwirakaza bigeze aho koko we
singiye nkorera prank kuko nabyumvishe No. nkanakubabara tukagenda duseka Ntabyo. byarangiye wowe wabujwe n'iki kumbabarira turamara nk'ibyumweru nka bitatu nta kuvugana are vuga ibyawe nanjye mvuga ibyanjye are yego rwose ibintu se urumva bibaho ese bitabaho ese mbwiye wakoze bibaho bagiye guprintinga invitation aya mafaranga ubwo wasesaguza nabo ukora bavumye abantu ariko yari prank nagomba gukorera prank ikagukoma nyine handi mbona ko prank nyine yagukomye nese ubwiyo ngambwira ikintu ari gukora ariko kubeshya ngo ndatwite narayikoze nari gukubeshya iki kumbeshya uratwite nese rero ndasigaye mfite guys hagira umuntu njyana muri gym reka manura agapira batanse ubwira uwo mugabo uzakora uko kugira ngo ujye akowe waretse inyuma amagari mubwire nyine se umuntu mwatanganye ubukwe utashobora kujyana muri gym ese wareka izo nyuma nta nyuro na nkeya n'imwe zirimo mubwire rwose njye nakubwiye ngo ni James uramuzi neza uramuzi tega mu kweli urabizi ko muzi kandi nkubwira ngo ibingibi byari prank ntabwo ari byo kubwira ibintu byose uko ngo bya prank ni iki si cyakubimenya kabisa prank asize ama invitation ntabwo byinzita prank uzita iki urabizi ubwo uri kumva ko ari seri ukeka ko nabuze njye abakobwa ba diaspora bankunda nese wowe nkorera prank ngusanze umugore muri Canada kubera iki nabigize intambara nubwo James ngo ndanamuzi uramuzi nyine musaza wanjye musaza ndabazi bose nese hari James hari na Jackson sibongira baba hanze niba ugira baba hanze si aho kutigeze ubambwira si ko wambwira ubu ngubu ari uko wabaye ikibazo Yesu we Imana kubabarira ntabwo James na Jackson bazi ntabwo wigeze ubambwira Yesu we ese wambwiye ariko abo bene banyu bari hanze niba bahari mukajya gupanga umupango kuza gukina n'umutima ntabwo twawupanze hano ubwo azi ko nyine ari we ari amazina ye nakoresheje kuri invitation mamagara uwazikoze se usibye nabo ibintu na mama wawe n'abandi bantu bavukana bari barabipanze mama wanjye sana ari twari kubipanga cyose kugira ngo kose hari ikintu mubwiye ko uzakoresha invitation yego njye invitation nagiye nijoro nzikoresha mu mujyi ntabwo nta muntu nari nabibwiye uburyo ushyiraho na nimero z'abantu tuzahamagara bityo mukatuza si nimero zawe na nimero z'umusore twazihimbye mwazihimbye ziri gucamo cyangwa ko nazo invitation ntabireba neze nimba nazihimbye kuko zigacamo zikaga ku muntu wagira ngo bigenze gute kamubwire rero buriya amabebe ntukabone njye nganira ngo kugira ngo sinzikora kandi nyende gusa njye mbabarira bwira bene wanyu abo mwapanganye ibintu James niyo bangwira iki tugomba kubanza tugaserera sibyo cyane cyo n'abambwira nta nzoga baguze yo kuganiriraho yabaga ngo tuganire twibwire sibyo bari ahantu heza barakohereza buri munsi yuko umaze kubyibuha none usigombe mbakuzana invitation ukazigirira ku buriri aha none se iyo mba nyine ibi nari ukuri nari kuzishyira ku buriri cyane gushaka hano nzishyira kuki uzana ibintu by'ibinyoma mu mutima kumana umva nanjye abakobwa ba diaspora muri hanze nifuza kunshyigikira kugira ngo ubone ko ngeze no guhangana ntabwo nzi abakobwa batatu baza kunyandikira bansuhuza ushaka gutereta abakobwa bawe nawe uri gutereta abahungu bo murateretana biseri byabageza ngo ibyo nifashe nko biseri ntabwo dutereta neza ndi singongeye kabisa kandi ntabwo ndi buri undi mukobwa umwe sibyo mani ko byari prank se kabigize nta prank n'imwe irimo ntabwo ushobora gufata umuntu ngo witwa ngo James no ngo ngo ndanamuzi mana James uramuzi ariko utari n'ibyo gupanga bino bintu James umuntu James ntabwo izina aho utanga nimero zawe abakobwa ba diaspora bakwandikiye muri singo yes iyi nimero kuri WhatsApp iba no muri mama nabyamama navuze muri umutima giye umutima gusa nakomeze neza mani cyangwa ufite ikibazo nkaba nabizi mbese umeze neza ufite umuntu mwakoresheje invitation njye nta muri gukoresha prank za invitation gisinigeze mani njyewe nta bukwe urabizi neza ko ibyo bintu bidashoboka umva njyewe n'ibintu byose byo mu rugo nzi kubikora njyewe niyo wanzana aho ngaho muri Amerika twabana akoze invitation bitwaye iki ariko katujye dushyira mu gaciro reka tunaganire tureke no kuvugira hejuru wajya ukoresha invitation ushyiraho imiryango y'ababyeyi ngo abatumiwe bazakirirwa ngo mu ijuru garden ku irebero
byose rega nabisuye byose ahubwo se kuki wagiye izabera Saint Michel nyine reka nkubaze ahantu hose byose nyine kubera icyo wabwiye wagiye mu cyumba cyanjye ntujyanwe no kuzana sharijeri ukagenda ariko muri ibi bintu ubu najya mu cyumba ugasanga undi mugabo agaramye ku buriri simurebe ubura n'izubwo invitation zigaragaza iki ni iki nyine zigaragaza wari kumva ko ari nk'umuntu wantumiye ubitinde simbe ukazana invitation eshanu zisa njyewe naziguteze mbishaka ko byari prank iyo atari prank ari ibya nyabyo nari kuzihisha ntiwari kuzibona wari kuzabona bibaye ari ibya nyabyo ukabona ubukwe bwabaye amafoto ari hanze ese ni gutekereza ko ubuzima tubayemo bimwe na bimwe tutagomba kutwigisha ngo tumenye ikintu ejo tuzakora yego koresha invitation ejo n'ubundi urugo zikoresha ibyanya uzaze mu byandike muri comment mandike miki bandikamo kuri ubundi utarabeshya ariko mbere y'uko ibyo bigeraho ndagira ngo dutangurire abakobwa nawe nimero bazikoresha tuzagukorera icyari umusore umwe akuze sinabwiye yuko ari prank nta man prank irimo ku muntu witwa Jameson ngo bahanze ariko ibyo ni kubyumva James Mbabazi wandike muri comment nibinaba ngombwa n'izina nimero za Rishiz uzifate umuhamagare umubwire ko umusaza wanjye ari prank ibintu bya prank bazanditse we kwankwera ariko prank kandi kasaba njye ntabwo ese ko nabikoze rimwe nongeye kubikora ndakwishyuye prank tuzihagarika unyishyura gute ndi umugabo akiga nawe yanabikira kumva nyine ko umugabo nagize ikintu yakora mwese ndi umugore nyine ufite inshingano z'urugo hanyuma ufashe undi mugabo mugiranye nanjye nese napfuye nese ndabagereranyije njye yari prank ko nakubwiye ko ngiye kureba umugore ugeze umva izina ry'uwo mugore wigeze umva umugore umuzi uwuze ni James nsanze nanamuzi uramuzi ndamuzi uri kubivuga n'amatwi abiri y'iminwa wayikwedura njye ntabwo ndi kumva ikintu cyangwa kirimo kirakurakaza muri byose kawubwiye buramutse ntabwo nzi bako mukoresha nimero nabingenzi muyikoreshe mwembere ikintu twikorera ntabwo uri kubeshya nategereje kurira umuntu ni gute aba ari kuvugisha ukuri ntagaragaza amarangamutima na makeya nese ndireye ku isi ko njye nta marira ngira uri emotionera rega ndakuzi muzi nk'uwakwibyariye yari prank so tuwamfashe kubisobanura mani nta gikwe gahunda ni kwe kiraririmba gusa nese wamfashe kuza kubisobanura rimwe mukomana bwembwembwe Reji uri kumva wababaye ukimara kubona invitation wumvishe warira nese ndi gutakaza umwanya wanjye ukibara kubona handitsemo amazina ya James wumvishe wamushyira hasi ukamukubita ikinyafu nta mpamvu genda umuntu mukuru ntabwo nanjye kurwanya intambara z'imbaraga ariko wumvishe warira ikinyafu n'undi nzagikubita n'uyu Niki ukibona Regis yanze guhinduka wumvishe warira ngenda umva biri kumbabaza kubera ko ngenda biswa ndi kumukwiza kuri ibintu byose ahubwo nuko adakeneye kubyumva nese njye nawe turababeza oya twe turakundana nese bazi ko njye turababeza tutagukira iby'abana Regis mwiyunge mwana ntabwo abantu b'abagabo bakwiye ngamo mukubita ikibizo rero ko Regis adacururuka ikibizo cyawe se kirakora nese niho bansoma yegora ikibizo cyawe kirakora ku munwa se nyine nese vanze yansoma ku munwa hasoma na James ntabwo ugiye ntiyabikora ntabwo reka ngende umuntu ukundeba kure mana ubona ibintu byose mwapana byose ndi kubona se so mundi mwana nicyo kimenyetso kiri byemeze yuko wamukorera agaprank ako so n'imbere y'Imana ishora ryose ni prank nyine bimusome nose ikibazo ni iki sese ndi kumuha ikibizo icyo cya Yuda se ninde utagitanga na Lorene cyarakiyemo ibintu muba muri gukora aramama James atabibona cyangwa ukeneye impamvu aho ziri naho zitari ase ko mbere wamusomaga ubundi ntacyo wika nese ubu simusoma ni kuri yansomaga se kuva James yaziye ase we mani soti ndakwiya abantu babonye James ubu uze tuzana amavideo abantu babonye James aje aka kanya James yahozemo twahoze turi batatu akwarika babona umukobwa ari kwakira imitungo arimo arasohoka buri munsi utugifti nta musatsi yagiraga murabizi ajya agasatsi gake kaka ordinaire ntabwo nzi umuntu wabiguze ninde akurije wareka kubeshya narabyiguriye nese ntabwo nkora ukora iki gituma ugura imisatsi 400 ase ku kintu kiri bucima kari kimwe wagikoze ibintu bikarangira ahubwo se nawe bikore nkora iki nuse uri gusaba imbabazi
hari icyaha nakoze Reje mbabarira sibyo babwire James amagare tuvugane nyine urambabarira bwire James amagare tuvugane nk'umugabo ku mugabo oya nyine banze ngire ku ntabwo ari icyo kintu basabisha imbabazi ikintu ushaka urucupa runini uri kumva uzi utereke hano ushake akantu k'agakoko kameze ukuntu utereke hano ubundi hanyuma ikirenzeho uteke ingeke y'umuntu ntabwo ubundi buryo bikoramo ubuye buryo nyine bwo gusaba imbabazi butaruko bwira James amagare akoresha telefone soro mbigiye naribyo umuntu ntago abizi neza ko namukunda umva sha reba kuri reka ibyo umva ngusobanurire ibintu ushaka nkora si byakunze reba njye nakoresheje izina ryatabizi yego mukoresha invitation z'ubukwe yego njye ninjye wazikoresheje ntago ari we rero njye nshobora nakoresheje izina ryawe hamagare Jisi umusobanurire ko njye nawe turabavandimwe ko turabavandimwe ko muri abavandimwe subise James undi ntawe usibye kwirengagiza nkaba muzi mukajya koresha invitation z'ababyeyi babiri batandukanye nasana ufite amazina mwayakuye aya mama wanjye ni ukuri ariko aya mama we si ukuri mwaze n'ibintu byo kubeshya nese si yari prank ariko ujya kubona prank nkandi ntasheri wawe prank zizamo invitation iki gitekerezo ni sote wakize njyewe sote arakubeshya Ni njyewe sote. mu kanya ntiyavuze ngo ni James ni sote reka mbivuge ntabwo banze kuba kari James waza n'ibitekerezo cye ntabwo ari James navuze ko ndi mu diaspora ariko reka mbyishe kuri ni sote hose njye ni oya kuva uyu munsi turagize babarira ntukaze kumbeshya uvuge James urwe so okay ntabwo ari James ni mu Oya, diaspora turangiza. saba imbabazi rero reke okay kunyitwaza I'm sorry ntabwo ari gutyo saba imbabazi umuhe kibizo uko mureba nahita ukubitaho ese nabyaje akowe gaga oya gaga ni ditape ndigo kuryo atakumva oya gaga bino wowe uraza ukadonda uradondaga ugiye kurakaza ariko ndekura b'inkuru oya ndekura umva ngo ya ndanze wirakara ariko James nusigaye usoma ama deep kiss ndekura oya ndekura ndekura nigera mu cyumba ndekura ese mujye mu cyumba ubundi ndekura aswanditse icara mani Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.